Shalom, shalom, shalom. Yesu ashimwe cyane. Uyu munsi muri no minsi dusigaye dutuyemo abantu benshi cyane bari kwicwa n'agahinda gakabije bitewe no kutemerwa muri societe, kumva nawe umukunze. Amen. Abantu bakakwangira ukusa, abantu bakakwangira umuryango ukomokamo, abantu bakakwangira amashuri yawe, abantu bakakwangira ubushobozi bwawe. Rimwe na rimwe nawe ukagira ibibazo by'uko ubona utemewe, bikagutera agahinda gakomeye. Rimwe na rimwe ujya unatekereza kuba wakigirira nabi, rimwe na rimwe ukaba wumva yuko binashobotse wabura kuri no ukabura ukaramuka utahari, bitewe no kumva yuko koko nawe barakubwira ngo uri mubi, barakubwira ngo ntacyo uzimarira, barakubwira ngo barakwanga, nawe koko ukumva ku mutima wawe ko wanzwe. Ariko ndagira ngo mwibire ibanga rikomeye. Hari umugabo ugukunda cyane, hari umugabo wemeye gutanga umwana wiwe aragupfira. Ijambo ry'Imana ratubwira muri Yohana 3:16 ngo kuko Imana yakunze abari mu isi cyane ngo byatumye itanga umwana we w'ikinege ngo kugira ngo umwizera atarimbuka ahabwa ubugingo buhoraho. Amen. Reka nkubwize ukuri, umubyeyi yakora ikintu gikomeye, ariko biragoye ko umubyeyi yatanga umwana we ngapfe. Ariko hari umubyeyi ariwe Data Imana yo mu ijuru yatanze umwana wawe w'ikinege kugira gupfira. Ese ubwo Yesu yagupfiriye niki kizatuma atakwitaho? Ese ubwo Yesu yagupfiriye niki gituma atagukunda? Ese ubwo Yesu yagupfiriye niki gituma ibibazo byawe atabyitayeho? Ese ubwo Yesu yagupfiriye niki gituma utari mwiza kuri we? Uri mwiza kuri we kandi uri w'agaciro kuri we. Niyo mpamvu yapfuye agacirwa amacandwe akabambwa ku musaraba, nuko agukunda. Sinitaye ku byaha ukora, ndagira ngo Yesu aragukunda kandi ari tayari yo kugukiza ibyaha byawe. Sinitaye ku gahinda kose ufite gakabije. Isi irakubeshya, abantu b'isi baratubeshya. Abantu baratubwira ngo baradukunda bagahinduka, ariko Yesu ntajya ahinduka. Uwo mugabo aragukunda, uwo mugabo yaragupfiriye, uwo mugabo ahora kwingingira. Mu Baheburayo ijambo riratwereka ko Yesu aho ari mu ijuru akora akazi k'ubutambyi, adusabira, atwingingira, ahora kwingingira, ahora gusengera kugira utarimbuka, kugira ibyo bibazo urimo bivemo. Rero bimubwire, musange, niwe muntu ugukunda by'ukuri, niwe muntu ugukunda by'ukuri. Apart from yo kugukunda yemeye no kugupfira. Nawe biragoye kubona umuntu wakiyemeza kugupfira muri inoze, ariko Yesu yarabikoze. Biriya ni ikimenyetso cyerekana yuko ibindi bintu byose ukeneye muri we birimo kandi azabiguhereza kuko agukunda. Shalom, shalom. Yesu aragukunda. Komeza ugubwe neza.